Muvandimwe rero, uyu munsi hari ikintu cyaguhagaze ugakana igihe kirekire, hari ikintu cyagutoteje igihe kirekire, hari ikintu cyakubabaje igihe kirekire, ariko uyu ni umwanya wo kugira ngo kikuveho mu izina rya Yesu. Abanyamadini bakomeje kutubwira utugambo twiza, abanyamadini bakomeje kuturyoshya. Uyu munsi barakubwira ati humura bizagenda neza, ariko umaze imyaka 10 ntibiragenda neza. Barakubwira ati humura uzashaka, umaze imyaka 10 ugiye gusaza udashatse. Uri umukobwa ugiye kujya muri menopause, uri umusore ugiye kuzana imvi n'uruhara. Ubukene ni bwose. Bahora bakubwira ati humura bizagenda neza. Ryari igihe cy'utugambo cyararangiye, inshuti zanjye. Igihe cyo gutegereza ibidashoboka cyararangiye. Igihe cyo kuba mu madini atubeshya cyararangiye, mwene data. Igihe ni iki kugira ngo twirukane imbaraga z'umubi zibasiye ubugingo bwacu. Igihe ni iki kugira ngo twirukane imbaraga z'umwijima zatwibasiye, imbaraga z'umwijima zahagurukiye kudutoteza. Igihe ni iki cyo kuzirukana mu izina rya Yesu. None abadayimoni twabirukana dute mu buzima bwacu? Abadayimoni twabirukana dute? Mwene data, intambwe ya mbere yo kwirukana abadayimoni ni ukwakira umwami Yesu nk'umwami wawe n'umukiza wawe. Nta handi ho gukirizwa hahari, ni muri iri zina gusa ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya! Nta n'indi zina abisi bakirizwamo uretse izina ry'umwami Yesu Kristo. Izina ry'umwami Yesu ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agatabara. Muvandimwe unteze amatwi, iri zina nkubwira nzi ibyo ryankoreye, nawe nkubwira inkuru mbarirano, nawe nkubwira inkuru mpimbano. Reka ntago ari uturyohera amatwi nibo nkubwira. Icyo umwami Yesu yankoreye ndakizi, kandi uyu munsi wa none umwami Yesu yiteguye kugukora ibirenze ibyo. Haleluya! Indi ntambwe yindi ukeneye no kwihana ibyaha byawe. Reka nkubwire, nta kindi kibaho kirabura abadayimoni binjiramo baza kutugirira nabi, ni ibyaha. Ibyaha byawe bwa busambanyi n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ndetse abadayimoni baninjira mu byaha bya karande, gukiranirwa, kwa kujya mu barozi, kwa kujya mu bapfumu, kwa guterekera, kwa kubandwa. Iyo ibyo bintu birangwa mu muryango wawe, mu buzima bwawe haba ari irembo rigari abadayimoni binjiriramo. Ijambo ry'Imana mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo nitwatura ko turi abanyabyaha tukihana, Uwiteka akiranukira kutubabarira, aratubabarira akaduhanaguraho gukiranirwa kose. Uyu munsi mwene data ukwiye kuza imbere y'umwami Yesu ukamwinginga imbere y'intebe y'imbabazi kugira ngo akwezeho ibyaha byawe byose. Umwami Yesu nakweza ukabicyaremwe gishya, imyuka y'abadayimoni izahunga. Icya gatatu ukeneye ni ugushira ubwoba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twarema mu mwuka w'ubwoba, ahubwo twarema ngo urukundo, imbaraga ndetse n'umutima ushikamye. Umutima ushikamye ugomba gushirika ubwoba. Abadayimoni baratsinzwe, nubwo yaba Satani mwenyewe nta kintu yagukoraho uri muri Kristo Yesu. Iyo uri muri Yesu uba uri mu gihome gikomeye mu izina rya Yesu. Ugomba gushirika ubwoba rero, ntugomba gutinya abarozi. Reka nta kintu bagukoraho uri umwana w'Imana. Dayimoni yabonye kuri umunyabwoba agufata bugwata. Buri imbwa niko zikora, iyo imbwa ikubonye ikabona urimo uratitira, imbwa irakuruma. Abadayimoni nabo ni nk'imbwa. Ugomba gushira ubwoba mu izina rya Yesu. Ugomba gushira ubwoba mu izina rya Yesu. Haleluya! Mwene data, uyu munsi wa none ndagira ngo wirukane umwuka w'ubwoba ku buzima bwawe. Ndagira ngo wature uvuge uti, umwuka w'ubwoba ndakwirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba ndakwirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba ndagutegetse mu izina rya Yesu, va mu bugingo bwanjye. Va mu bugingo bwanjye. Ntago narebanywe umwuka w'ubwoba, ntago narebanywe umwuka unshyira mu bubata bw'ubwoba. Niyo mpamvu dayimoni bwoba ndakwirukanye none mu izina rya Yesu. Haleluya! Ikintu cya kane ukwiye gukora ni ukumenya yuko ufite ubutware muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19 haranditse ngo dore bahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion ndetse n'imbaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose. Mwene data, umwami Yesu yaduhaye ubutware. Wari ubizi? Abantu benshi biringiye mu bapasteri, abantu benshi biringiye mu ba bishop,
harimo n'abatega indege bakajya hirya no hino, ariko ubutware ubufite muri Yesu. Uyu munsi icyo usabwa ni ukumenya uwo uriwe muri Yesu. Ubu neza amatwi ndakumenyesha ko ubutambyi bwararangiye, nta Balewi bagihari, nta muntu uzagutambira ibitambo gihari. Uyu munsi nawe ufite uburenganzira bwo kwigererayo. Uyu munsi Yesu agutegeye amaboko nawe wakigererayo. Ijambo ry'Imana muri Matayo 18:18, dore mbahaye ubutware, icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizagihambirwa, nicyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizagihambuwe. Uyu munsi rero wa none, nyuma yuko wihannye ibyaha byawe, nyuma yuko watuye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukwiye kugendera mu butware nk'umwana w'Imana, ukirukana ikibi. Abadayimoni ni ukubirukana nta kindi mu izina rya Yesu, nta kindi cyera kirabura. Bariya babirukana nta bundi bufindo bafite, nawe wabikora. Icyo bafite cyonyine ni ukwizera, ni ukwizera mu izina ry'umwami Yesu. Kandi nawe iryo zina warihaweho ububasha, nawe urifiteho umugabane. Uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu rero cya kindi cyakubabazaga amanywa nijoro, cya kindi cyagutotezaga, ugiye kukirukana mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbaraga z'umwijima, mbaraga z'umubi, mbaraga zanduye z'abadayimoni, ndagutegetse ngo uva mu bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Ngira igisengesho ukwiye gusenga. Imbaraga z'umwijima zagutotezaga, imbaraga z'umwijima zakubabazaga, imbaraga z'umwijima zakugiriraga nabi, ugiye kuzibwira uti: mbaraga z'umwijima, mbaraga z'umubi, mbaraga z'abadayimoni, muve mu bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Muvemo, muvemo, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo mu izina rya Yesu. Mwene data, igihe wababajwe kirahagije, igihe imyuka mibi yagutotereje kirahagije, igihe abadayimoni bakubabaje kirahagije. Igihe cyo gutabarwa n'uyu munsi. Myuka mibi, myuka y'abadayimoni itoteza ubugingo bwanjye, itoteza imibereho yanjye, ndagutegetse ngo sohoka mu izina rya Yesu. Twababajwe kenshi, abapfumu badufatiranye kenshi, inkozi z'ibibi zadutoteje kenshi, ariko igihe kirageze ngo duhagarare mu butware twahawe na Yesu. Twirukane ikibi mu izina rya Yesu Kristo, twirukane ikibi mu izina ry'umwami Yesu, twirukane ikibi mu izina ry'umwami w'isi n'ijuru, ubundi twitwikiriza amaraso ya Yesu. Bavandimwe, abadayimoni barahatiriza, abadayimoni barashinyiriza. Uyu munsi ushaka kumwirukana ntagende, uyu munsi ushaka kumwirukana akagaruka, uyu munsi ushaka kumwirukana akaba yava mu kuboko ajya mu kuguru, akaba yava mu mutwe akajya mu gituza. Nawe ugomba guhozaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, murwanye Satani azabahunga, mwegere Uwiteka nawe azabegera. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya 41:10 rirambwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukenuka kwanjye. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka ni umwami Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubona ngo umwami Yesu yicaye hejuru y'ibikomangoma, yicaye hejuru y'abatware, yicaye iburyo bw'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Uyu munsi rero abadayimoni bazanye kugutera ubwoba, abadayimoni bazanye kugukanga. Cya kindi cyakubazaga amahoro, cya kindi cyagutotezaga, kimwe cyagutezaga uburwayi, ugiye kugitegeka kive mu bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndakwinginze ngo umuntu wese unteze amatwi umutabare. Umuntu wese uramuzi mwami, uratuzi, uratuzi, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo ijambo ryawe ribasha gutandukanya umwuka n'ubugingo. Ijambo ryawe ni inkota ityaye, niyo mpamvu nkwinginze ngo inkota yawe irimbura ikibi cyahagurukiye kuturwanya. Inkota y'Uwiteka iri muri imbaraga z'umubi, iri muri imbaraga z'umwijima, iri muri imbaraga z'abadayimoni zahagurukiye gutoteza abana b'Imana. Izo mbaraga zipfe nonaha, izo mbaraga zipfe nonaha mu izina rya Yesu. Mwene data, ugiye kubwira kimwe cyakubuzaga amahoro, kimwe cyagutotezaga, kimwe cyakugiraga nabi, ukibwira uti uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, sohoka ugende mu izina rya Yesu. We mbaraga mbi z'umwijima, we mbaraga z'abadayimoni, we mbaraga zanduye wangiriraga nabi, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, sohoka ugende mu izina rya Yesu. Wowe uri kunyumva urabizi neza ikibazo umaze igihe ufite. Warirukanse wagiye mu madini warayamaze, bamwe bagiye no mu bapfumu aho kugira ngo bikemuke ibintu bishobora kuba bibi, ariko uyu munsi ndakurangira wakirira ni muri Yesu. Ni muri Yesu wakirira. Nta mupfumu wagutabara ngo ajye cyakumarira. Abapfumu n'abicanyi, abapfumu n'abagizi ba nabi, abapfumu n'abarozi, niba wanajyagayo ntuzasubireyo, ahubwo ngwino aho ugomba gukira ni ku mwami Yesu. Ni ku mwami Yesu.
ni ku mwami Yesu, ni ku mwami Yesu, nta handi ho gukirira, ni ku mwami Yesu. Reka kwizerera mu bantu, wizereye mu bantu kera, wizereye mu bantu kenshi, wakomeje kwiringira mu bantu kenshi ariko baragutenguye. Wizereye mu bapasiteri n'abapadiri, nta kintu byakumariye. Urushaka rwawe ruri kugenda rugupfapfanya urureba, akazi kawe karapfapfanya urakareba, ntacyo ukora ngo gikunde, kandi utanga icya 10, utanga amaturo, utanga ibyo bagusaba byose, ariko umerewe nabi. Nukubera yuko utamenya aho gukirira hanyaho, ni ku mwami Yesu. Haleluya. Rozo bo makana bayiniya. Uyu munsi rero ugomba gutabarwa. Igihe twategereje kirahagije, igihe twababajijwe kirahagije. Abadayimoni badutoteje kenshi, abadayimoni batubabaje kenshi, abadayimoni batwishimye hejuru kenshi, ariko igihe kirageze ngo bagende. Ikintu cyatumye dayimoni akugumamo nta kindi, nuko utamenye uburenganzira bwawe, nuko utamutinyutse, nuko utamutinyutse. Umurozi ukuroga nuko utamutinyutse. Niba uzi n'izina rye, mubwira uti wowe kanaka uza kungira nabi, ndagutegetse ngo kwira imishwaro mu izina rya Yesu. Igihe cy'ubwoba cyararangiye nshuti zanjye. Igihe cyo gutega amatama ngo abadayimoni bagukubita cyararangiye. Ahubwo ugomba kurwana intambara nziza nkuko Pawulo bitubwiye, intambara zo mu mwuka. Jya mu nzu yawe ufunge, upfukamira Imana yawe, maze urebe ngo urabona ibitangaza ku bugingo bwawe. Bavandimwe rero, Uwiteka Imana yacu ni umubyeyi kandi yiteguye kudutabara, yiteguye kutugirira neza. Ndakwingingira kugira ngo uhagurukire kurwanya ikibi, ndakwingingira kugira ngo uhagurukire kurwanya Satani nawe azaguhunga. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga riti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukenuka kwanjye. Iri somo ni ribi byiringiro byawe, riri gutera akanyabugabo ko guhaguruka ukarwanya ikibi, nacyo kizaguhunga. Muvandimwe, Uwiteka kugirira neza, Uwiteka kube hafi, ni mu izina rya Yesu Kristo ngusabiye kandi nezerewe. Amen. Niba runeza amatwi rero, andika muri comment uti amen. Uwiteka kugirira neza mu izina rya Yesu. Shalom.